Yesu numufata nk'umunyembaraga, reka nongeye nkwibutse nawe azaza nk'umunyembaraga. Yesu numufata nk'ukiza ubuzima bwawe, ubuzima bwawe buzakira. Yesu numufata nk'ubatura ubugingo bwawe, ubugingo bwawe buzabatuka. Yesu numufata nk'ukuri, ukuri kuzakubatura. Yesu nashimwe cyane. Nongeye kwasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, umwami Yesu abamere umugisha. Mudasiba kudukurikirana hano kuri Kuva TV. Uyu munsi wa none nshimye Imana kandi ko yongeye kunshoboza kongera kuhagera nkahaba kugira ngo dusangire ku ijambo ry'Imana. Amazina y'uko mumaze kubimenyera nere yasimbikangwa. Uyu munsi tukaba Imana twongeye undi munsi kugira ngo twongeye kuganira ku ijambo ry'Imana. Kamanze nsenga. Mwami Yesu ndongeye ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Shimye izina ryawe ryiza kandi ryera rizahora ryera imisi yose. Gushimiye ko uyu munsi wa none wongeye kumpagarika ngaha tugiye kuvuga ku ijambo ryawe. Nari mvuze ngo ntaba ari njyewe ahubwo umwuka wera kuri njyewe abare wifugira barurangurura maze ageze ku bantu bawe icyo ashaka kubagezaho. Njyewe icyo nemeye muri uyu mwanya no kubigikoresha nka umuyoboro kugira ngo umwuka wera arangurure maze ubuntu bwawe n'imbabazi zawe n'igishaka kugeza kuba yibageraho mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese uri bwumvira ijambo n'ukuri rijyaho rimukure rye naho rimugeza kandi imbaraga zawe zijye zikora kwiri jambo. Ijambo ryawe n'ubuzima, ijambo ryawe n'imibereho. Iyo twaryizeye twakira ubuzima, tukakira imibereho ndetse tukakira n'impinduka. Reka kuba uyu munsi hagira abakira impinduka mu buzima bwabo mu buryo bitandukanye, mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri. Basaba umugisha abadasiba kudukurikirana bose uko bukeye nuko bwije, bakurikirana Kuva TV bose mbasaba umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero mu izina rya Yesu, urakoze Yesu, amen. Ndabashimiye rero n'ukuri kandi mbasabiye umugisha mwinshi. Ndabizi neza ko mudasiba kudukurikirana. N'ukuri uwo mwanya mwafashe mukadukurikirana mwumva ubutumwa bwiza mukurikirana Kuva TV. Umwami Yesu ajya bampera umugisha. Mami wakomeretse nitwe waziraga, wahemuwe utyo mwami ushinyagurirwa. Kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza, dore uko bagushyize muri abo bambuzi. Hindukirira undebe mukiza ukuri, n'imano y'imbabazi njya nkuboneramo. Yesu warapfiriye n'ibyanjye wazize, njyuma amahoro masa kuko nkwiringira. Yesu warapfiriye n'ibyanjye wasize, njyuma amahoro masa kuko nkwiringira. Kandi imipfire yawe niyo yanyijije, intera kugushima mu kubaho kose. Imbabazi ni zawe mucunguzi wanjye, nawe urupfu
ntacyakunkuramo. Imbabazi ni zawe mucunguzi wanjye, nawe urupfu rwantera ntacyakunkuramo. no mu ipfa ryanjye Yesu jya uzambe bugufi, urupfu ntirutsinda, uzamara ubwoba, kuko umubiri wanjye uzaba uruveho, nyamara nzakubona mu maso mukiza. kuko umubiri wanjye uyu nambaye uzaba uruveho, nyamara nzakubona mu maso mukiza. mukiza wanjye mfite y'ubwuzu nishimye, ngo ndebe inkovu zawe wagize ku bwanjye. nyume kunesha Yesu we, nk'uko wanesheje, hahirwa uzapfapfira muri wowe Yesu. nyume kunesha mwami wanjye, nk'uko wanesheje, hahirwa uzapfapfira muri wowe Yesu. kandi haleluya, Yesu nashimwe cyane. ni ukuri nawe nkwifurije muri uyu mwanya Yesu aguhe kunesha nk'uko yanesheje. Yesu aguhe kurwanya ibikurwanya nk'uko nawe yanesheje. Yesu aguhe kunesha ibikugerageza nk'uko nawe yanesheje. ni ukuri nkwifurije kwakira imbaraga zo kunesha ku buzima bwa mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. ndacyashima Imana cyane. none ukuri uyu munsi tujya kuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, ni ibice byaho 19. ariko insanganyamatsiko cyangwa se intego y'ijambo iravuga ngo gushakana Yesu umwete cyangwa se gushakana Yesu ubushake bizana agakiza ku buzima bw'umuntu. Yesu nashimwe cyane. uko washatse Yesu niko umubona, uko Yesu wamwizeye niko umubona, uko Yesu wamwiringiye niko umubona, uko Yesu wamwumvisemo niko umwumva, uko Yesu umuvuga niko nawe akuvuga, uko Yesu umwitaho niko nawe akwitaho. uyu munsi wa none ndi kukubwira ijambo rikubwira ngo gushakana Yesu umwete bijya bizana agakiza ku buzima bw'umuntu. Yesu nashimwe cyane. ni ijambo tugiye gusanga hano muri Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, ni ibice bya 19. reka twumve ko ijambo ry'Imana ritubwiye ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama abwira Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. yuruka vuba amwakira anezerewe. abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuha kane.
Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyarazimiye. Tuvuge ngo amen. Twakire neza ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Aya niyo magambo tugiye kuganiraho ku nkuru ya Zakayo. Twumve neza gushakana Yesu umwete, cyangwa se gushakana Yesu ko urimo umushakana umwete bijya bizana agakiza ku buzima bw'umuntu. Yesu nashimwe cyane. Uyu ni umugabo witwa Zakayo. Ngira ngo iyo nkuru nta muntu utayizi, benshi barayizi, ariko uyu munsi wa none reka twongere twumve neza agaciro ko gushakana Yesu umwete n'agaciro Yesu ahereza uwamushakanye umwete. Yesu nashimwe cyane. Iki cyari igihe Yesu yarimo atambuka agenda abwiriza ubutumwa bwiza, agenda azenguruka mu mudugudu hafi aho ngaho, ariko hari umugabo witwaga Zakayo. Icyambere ikibazo yari afite, yari mugufi. Yesu nashimwe cyane. Kandi ikindi, abantu bakurikiraga Yesu babaga ari benshi cyane ku buryo atabashaka kuba yamureba ngo basi anarebe amenye uko asa, ariko agira ishyaka mu mutima, agira umwete, agira umuhate. Aravuga ngo byanga byakunda uyu mugabo njye niyo namureba mu maso gusa nkamenya urimo yakiza abantu, nkamenya ufite ijambo ry'ihumure, nkamenya ubwiriza abantu bugwa neza, nkamenya utanga imbabazi, nkamenya uri guhumura impumyi, basi njye niyo namureba mu maso byonyine ndakira agakiza. Yesu nashimwe cyane. Agira umuhate, agira umwete, aratambuka, aratekereza aribaze ubundi Yesu naza kumubona gute. Cyane ndabizi mgizeho neza ko ndi umuntu mugufiye. Si cyari cyo ngicyo gusa, yari umuntu uzwi muri quartier wo kwambura abantu, yari umukoresha w'ikoro, yagendaga ahemukira abantu, agenda ahemukira abagiye batandukanye, baba ari abakene baba batunze, bose akagenda agira gute, akagenda bahemukira. Ariko ntiyita kubw'ibyo ngibyo akora, ntiyita kubw'ibyo ngibyo byo guhemukira abantu. Avuga ati ibyo byose nabyitayo, icyo nzi neza ni nagera kuri Yesu ni namureba byanga byakunda ndi buhave hari kinagize gute akoze ku buzima bwanjye. Yesu nashimwe cyane. Arangije agira umuhate, abyigana mu bantu ngageze ubwo abona igiti cyo muvumu kiri hafi aho ngaho. Aravuga ngo byanga byakunda iki giti ni nacyurira, Yesu naza kunyura aha ngaha araza kumbona, cyangwa se niyo atanambona ngewe ndaza kugira gute, ndaza kumureba. Ariko Yesu ashimwe cyane, we ajya amenya ko tumukeneye, Yesu ajya amenya ko turi kumushakana umwete, Yesu ajya amenya ko tumukeneye, kandi abantu batagira gute, batarabimenya. Yesu nashimwe cyane. Ariko uyu mugabo Zakayo ngo aragenda yicara mu giti, ararambya, arihangana. Aravuga ati yaza nimugoroba, yaza mu gitondo, yari atageze anga, ariko amakuru namenye neza, namenya ko Yesu aza kugira gute, aza kunyura ahangaha. Yesu nashimwe cyane. Reka nongeye ngutangarize mwene data, dufatanyije urugendo rw'umusaraba, turimo turagana ku musaraba kugira ngo tugere aho Mwami Yesu ishyaka ufite muri umurimo ntiryiye. Yesu nashimwe cyane. Wowe fata umwanzuro, ubanze umenye n'amakuru Yesu ukurikiye, ubanze umwige neza, umumenye. We gukurikira umuntu udasobanukiwe, we gukurikira umuntu utazi, we kugendera mu kigari, banze umenye amakuru neza y'umugabo ukurikiye, umenye ko ntushoboye byose, umenye ko umugabo ukurikiye aravuga bikaba yateke bigakomera. Yesu nashimwe cyane. Zakayo yabanje amenya amakuru, ayahaga neza 100%. Ati byanga byakunda ndabizi neza Yesu araza kunyura aha ngaha, Yesu araza kuhatambuka. Reka nigera mu giti niyicane mwiturize, icyo nzi cyo nuko ndi bumure mu maso gusa, niyo muri ngamenya kwasa, ibyo birampagije. Yesu nashimwe cyane. Ariko muri icyo kivunge cy'abantu harimo abantu bapfaga kuza ngo turebe Yesu gusa, ariko nta ntego bafite, bese muri bo nukuza kwirebera Yesu gusa, nta kindi kintu. Ariko Yesu atambuka kuri icyo kivunge cyose. Yesu ntiyita kuri abantu bose barimo baramureba, Yesu ntiyita kuri abantu bose bamushagare. Aravuga ngo byanga byakunda, ngo yubuye amaso arebye hejuru, ngabona Zakayo yicaye mu giti, areba ishyaka Zakayo afite, asanga Zakayo ikimwicaje aho hejuru, kwa kugira ngo yirebere Yesu mu maso, kwa kugira ngo amenye agaciro ka Yesu, kwa kugira ngo amenye imbaraga za Kristo, kwa kugira ngo amenye gukora kwa Kristo, kwa kugira ngo amenye imbaraga akoresha, kwa kugira ngo amenye ukuntu Yesu agira gute abohora abantu. Yesu nashimwe cyane. Ngo Yesu arebye iryo shyaka Zakayo afite, ngaje ahita ahamagara Zakayo ati Zakayo ururuka none ahangaha tuvugana. Yesu nashimwe cyane. Ishyaka ufite kuri Yesu niryo kizatuma Yesu akora icyo akora ku buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Reka nanye ngutangaze ko muri icyo kivunge cy'abantu hari benshi yasize kandi bari bakwiriye gukira, hari benshi yasize bari bakwiriye kwakira agakiza. Ariko Yesu areba Zakayo uri mu giti,
areba Zakayo ufite ishyaka, areba Zakayo ufite intego, areba Zakayo ushaka kureba uko Yesu asa, areba Zakayo ushaka kwitegereza Yesu Kristo. Yesu ngo byanga byakunda rata ni wowe wamenya agaciro kanjye, ni wowe wamenya ukeneye, ni wowe wamenya urimo urashaka, ni wowe ushaka gusobanukirwa neza urimo aragira gute urimo urabona. Yesu nashimwe cyane. Uko ushaka gusobanukirwa Yesu ni wowe bigiramo umuhati, uko ushaka gusobanukirwa Yesu ni wowe bigiramo ishyaka, uko ushaka gusobanukirwa Yesu imbaraga nyinshi ni izawe, maze Kristo akaza kagusanga muri wa muhati ufite, muri rya shyaka ufite, muri wa mwete wagize. Yesu akagira gute akaza akakururutsa aho ngaho wari uhagaze, akakurutsa aho ngaho wari wicaye, akakumana aho ngaho wari uhagaze. Yesu nashimwe cyane. Akagoreza agakiza ukakakira mu izina rya Yesu. Ngo Zakayo aruruka. Zakayo amaze kururuka, abantu bose bari aho ngaho batangira kwibaza no gutekereza bati uyu muntu wundi, uyu ni muhanuzi iki? Uyu ngo iyaba yaramenye uwo yari yahamagaye, uwahamagaye ni umurimo wademukiye, uwahamagaye ni igisambo kiri aho ngaho, uwahamagaye ni umusinzi uri aho ngaho, uwahamagaye ni umujura uri aho ngaho, uwahamagaye ni indaya yakuye, uwahamagaye aho ngaho. Mbese ibyaha byose wabimubarizaho. Ariko nongeye ngutangarize, wijya guca imanza no kujya gupereza no gukurikirana uwo Yesu yahamagaye. Yesu aguhamagara afite intego yo kugukiza. Yesu aguhamagara afite intego yo kukubohora. Yesu aguhamagara afite intego yo guhesha ubuzima. Yesu aguhamagara afite intego yo gukuraho bya bindi byose byari byarakwizingiyeho. Yesu aguhamagara afite intego yo kwita za kandi zakwizingiyeho. Yesu aguhamagara afite intego yo gukuraho wa muvumo warakwizingiyeho. Yesu aguhamagara afite intego yo gukuraho wa mwaku. Yesu aguhamagara afite intego yo gukuraho icyasha. Wowe wijya gupereza no gukurikirana no kumenya ngo Yesu yahamagaye ngahamagaye ne, wowe banza usobanukirwe neza ko Yesu wahamagaye abajyanga agira gute amukize. Yesu nashimwe cyane. Yesu ibyo byose ntiyabyita ko Yesu ashimwe katajya yita kuberega abantu baturega. Yesu ashimwe katajya yita ku mwanya abantu badufataho. Yesu ahabwa icyubahiro cyane, kajya atesha agaciro ibyo abantu batugambiraho n'ibyo batuvugaho, ahubwo agakora icyo agomba gukora ku buzima bwacu. Yesu nashimwe cyane. Ngo Zakayo ako kanya atafata umwanya ati uyu none ngaho tuvugana dutambukane tujyane mu rugo. Burya mu rugo rero niho ku gicumbi. Burya mu rugo niho bya bindi byose nambuye abantu, bya bindi byose nagiye manyaga, bya bindi byose nagiye ntwara, byose burya byibereye mu rugo. Ariko Kristo mfasha we gusa uze tujyane, nitwajyana mu rugo ndaza kubohoka, ndaza kumva ko ibyanga byakunda baba nagiye nambura ibyango ngomba kujya gute ngomba kwibasubiza. Yesu nashimwe cyane. Reka nanye gutangariza, Yesu iyo wamwakiriye mu buzima bwawe asenya za mbaraga zose, asenya bwa bucakura bwose, asenya ya migambi mibi yose, asenya wa mutima mubi. Yesu ahita kuzuza urukundo, Yesu ahita kuzuza ubugwaneza. Utamva ukwiriye gufasha abandi, utamva ukwiriye kubana n'abandi neza, utamva ukwiriye guhesha abandi amahoro. Yesu nashimwe cyane. Nimba warakira Yesu Kristo mu buzima bwawe ukaba uri kubangamira abandi, nimba warakira Yesu Kristo mu buzima bwawe ukaba uri muri karitsiye wananiranye, reka nanye ngutangarize, Kristo ntabwo aragera iwawe, Kristo ntabwo aragera mu buzima bwawe, Kristo ntabwo aragera mu mutima wawe, Kristo ntabwo aragera mu mibereho yawe. Kristo yamaze kuhagera ubwawe uribwiriza, kuko hari izindi mbaraga ziba zaje, hari umucyo waje kubita ukarasa nawe ubwa iby'amaso yatarebaga ukatutangira ukayibona. Zakayo uramuseka ngutangarize, nibwo yakozwe ku maso, nibwo umutima wakangutse, amenya neza ko hari ibyo yambuye abandi, amenya neza ko hari ibyo yatwaye bitari ibyiwe, amenya neza ko hari abatesha agaciro atagomba kubatesha agaciro. Ahita afata umwanzuro ati uhereye none ahangaha ubona amaze kwakira namumenye, nakira ubuzima, nakira imibereho, nakira izindi mbaraga, nakira yandi mahoro. Uhereye none ahangaha ibi by'abandi si byo bizampesha amahoro, ibi by'abandi si byo bizatuma ntunga, ibi by'abandi si byo bizampesha umugisha. Umugisha namaze kumenya, namaze kubona umugisha, maze kujyana n'umugisha, maze kubana n'umugisha. Umugisha yageze muri njyewe, umucyo yageze muri njyewe. Atafata umwanzuro ako kanya ati uhereye none ahangaha ngiye guhamagara ba bandi bose uwo nahemukiye ndabanza musaba imbabazi, uwo nagambiriye ikibi ndamusaba imbabazi, uwo nambuye ibyo nawe ndabimuhereza. Ndetse simbimo hari byonyine, ndafata n'igihe nabimwambaye n'igihe cyatambutse ngo ndabikuba kane bimuhereze bikubye kane. Yesu natugiriye neza, Yesu natugiriye neza. Mwene data, ukeneye Yesu Kristo mu buzima bwawe, nibwo uzamenya neza aho uhagaze, nibwo uzamenya neza ko byafashe bitari ibyawe, nibwo uzamenya neza ko uhagaze mu mwanya utari uwawe,
nibwo uzamenya neza ko hari abambuye utarukwiye kubambura, nibwo uzamenya neza ko hari abatesha agaciro utarukwiye kukabatesha. Yesu Kristo niyagera mu buzima bwawe nibwo byose bizagira gute bizakunda. Ariko tiki nta yindi, shaka na Kristo umwete, shaka na Kristo ishyaka. Wirebe ikivunge cy'abamukurikiye, wirebe ikivunge cy'arimo bamushaka, wirebe ikivunge cyamushaka amanywa n'ijoro. Wowe ubwawe n'umutima wawe gira ishyaka ryo gushaka Yesu, gira ishyaka ryo kumwegera, gira ishyaka ryo kubana nawe, gira ishyaka ryo kwifuza kumenya uko akora, gira ishyaka ryo kwifuza kumenya imbaraga ziwe, gira ishyaka ryo kwifuza ko Kristo yaba mu buzima bwawe. Kristo yari azakorana iki? Azamenya neza ko hari n'umuramushaka, azamenya neza ko ari umuramushakana ishyaka, azamenya neza ko ari kumushakana umwete. Ako kanya ubwiwe ubwiwe azigize mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Yesu natugire neza, Yesu nadutabare, Yesu naduhe izindi mbaraga, Yesu nadukore ku maso, Yesu naduhumure, Yesu naduhe kutumenya. Ariko icyo dukeneyeho ni tugira ishyaka n'umwete ryo kumwegera no kumushaka, ryo kumushakana umwete. Niwamushakana umwete uzamubona. Yesu numufata nk'umunyembaraga, reka nongeye nkwibutse nawe azaza nk'umunyembaraga. Yesu numufata nk'ukiza ubuzima bwawe, ubuzima bwawe buzakira. Yesu numufata nk'ubatura ubugingo bwawe, ubugingo bwawe buzabatuka. Yesu numufata nk'ukuri, ukuri kuzakubatura. Yesu nashimwe cyane. Abandi bari hanze Zakayo baracyamubara muri wa mwanya w'ubwambuzi, Zakayo baracyamubara muri wa mwanya w'ubuhemu, Zakayo baracyamubara muri wa mwanya w'ububeshi, Zakayo baracyamubara muri wa mwanya w'ubujura. Kandi Zakayo yamaze guhinduka kare, yamaze kwakira izindi mbaraga, yamaze kwakira umucyo, yamaze kwakira indi mibereho. Ubuzima bwahindutse, ndetse arimo arategura igikorwa cyo kugira ngo aze muri bandi bose yahemukiye agenda basaba imbabazi, bose agenda bahindukirira, bose agenda banyuraho, ndetse n'uwo yambuye ibyo wagira gute arimusubiza. Yesu natugire neza, kandi Yesu nadutabare, Yesu kandi naturengere. Yesu nashimwe cyane, kandi haleluya, kandi haleluya. Ndakwifuriza kugerwaho na Yesu, ndifuza ko na Yesu Kristo yakugenderera. Uyu mwaka Yesu nakugenderere, uku kwezi Yesu nakugenderere, uyu munsi Yesu nakugenderere, uyu mwanya Yesu nakugenderere. Yesu niyakugenderera uzakira umucyo muri wowe. Yesu niyakugenderera uzakira gukira muri wowe. Yesu niyakugenderera uzakira ubuzima muri wowe. Yesu niyakugenderera uzakira imibereho muri wowe. Yesu niyakugenderera uzakira amahoro mu mutima. Yesu niyakugenderera uzakira ubundi buzima. Yesu niyakugenderera ubugingo bwawe buzabatuka. Yesu niyakugenderera uzamenya neza ko hari agaciro, uzamenya neza ko hari icyo ugomba gukora. Nibwo uzamenya neza ko umwanya ruhagazemo atari umwanya mwiza. Yesu nashimwe cyane. Ndimo ndagutangariza, shaka na Kristo umwete, shaka na Kristo ishyaka, shaka na Kristo kumushaka. Yesu nashimwe cyane. Yesu Kristo mwamushaka hiki? Abarimo mushagariye aho ngaho, abari bamushungereye bose, Yesu yaritegereje asanga nta muntu n'umwe ufite ishyaka ryo kumubona no kumushaka nk'iryo Zakayo afite. Yesu yabitegereje asanga abantu bose bari aho ngaho, nta muntu basi n'umwe ufite umuhate wo kugira ngo abashe kuba yakakira gukira. Yesu asuzumye mu kivunye cyose kiri aho ngaho, Yesu asuzumye mu bahagaze aho ngaho, Yesu asuzumye mu bicaye aho ngaho, Yesu asuzumye mu bamuzengurutse bose, asanga nta muntu ufite ishyaka nk'iryo Zakayo afite. Reka nongeye ngutangarize, shaka na Kristo ishyaka, kandi mufite intego yo kumubona uzagira gute uzamubona. Yesu nashimwe cyane. Abandi bose bari aho ngaho yaritegereje asanga bamwe bari gushaka igitangaza, abandi bafite uburwayi bashaka gukira, abandi bari gushaka umugati, abandi bari gushaka imibereho, abandi ubuzima buhinduke. Niko mu buzima bwa none ibintu bigize gute bimeze. Abantu murirwa mwirukanka ku musozi, murirwa muzenguruka ubutayu, murirwa muzenguruka ahantu hagiye hatandukanye, ngo Kristo imibereho yanjye yihindure, ngo Kristo yihindure ubuzima bwanjye, ngo Kristo yihindure imibereho yanjye, ngo Kristo ngomereza ku mafaranga, ngo Kristo mpereza ku byo kurya, ngo Kristo inzara iranyishe. Reka nongeye ngutangarize, Kristo ubwe ni ubuzima, Kristo ubwe ni imibereho,
iyo wabashe kubona Kristo akinjira iwawe, Kristo akinjira mu mutima wawe, ntabwo wongera guhangayikishwa no kuri burye, ntabwo wongera guhangayikishwa no kuri bwambare, ntabwo wongera guhangayikishwa no kubuzima ari ukumerere, ntabwo wongera guhangayikishwa no kuri buramuka. Uhita wumva wakira ubundi buzima, uhita wumva haze muri wowe, uhita wumva wakira andi mahoro, uhita wumva nta kujajamura wowe ugize gute ufite. Reka ngutangarize, rigabanya kuzenguruka ugenda uzenguruka ngo murashaka Yesu uri kumusigaho umusize. Reka unanye ngutangarize, reka kugabanya kugenda ushungera, uri gushungera aho Kristo arimo arakorera. Ahubwo gira ishyaka ryo kugira ngo wakire Kristo, gira ishyaka ryo kugira ngo Kristo abe muri wowe. Yesu Kristo mvuko yavuze ngo nimwaba muri njyewe, ngo amagambo yanjye akaba muri mwebwe, ngo nimunsabe icyo mushaka cyose, icyo muzajyabwa mu izina ryanjye. Reka ngutangarize, Kristo reka abe muri wowe. Ujya gushakira Kristo ku musozi, ujya gushakira Kristo mu butayu, ujya gushakira Kristo aho utakagombye kumubariza. Kristo mushakire muri wowe, haranira ko Kristo yinjira muri wowe, haranira ko Kristo aba muri wowe, haranira ko Kristo yicara muri wowe, Kristo yicara muri wowe. Yesu Kristo nashimwe cyane. Yesu Kristo hari ikintu atajya abangikanya nacyo. Imana ntabwo ijya ibangikanywa n'ibigirwamana, Imana ntabwo ijya ibangikanwa n'izindi mbaraga. Wowe urimo urasenga Imana, hanyuma urongera urazengurutse ugiye mu bapfumu, ureka ngiye kureba ndebe ko bimeze, ngo ndebe ko igisubizo nashakaga nakibona. Niko tujye mu bapfumu kandi Kristo waramaze kumwizera, wizeye neza ko Kristo ari muri wowe, Kristo kari bwo buzima, Kristo kari mu mibereho. Urakizeye Kristo bati byanga byakunda, reka nze njye gushakana Imana ivuga numva ikimbwira. Kandi Kristo ari muri wowe, Kristo yagumye kwakuganiriza. Kristo naba muri wowe, amagambo ye akaba muri wowe. Numusabe icyo ushaka cyose mu izina rye, uzajyarwa mu izina rya Yesu. Ukeneye iki? Ukeneye ko Kristo aba muri wowe. Ntabwo ukeneye kujya gushaka aho Kristo arimo aravugira, ntabwo ukeneye kujya gushaka aho Kristo arimo arakorera, ntabwo ukeneye kujya gushungerera aho Kristo ari kunyura. Ahubwo gira ishyaka ry'uko Kristo umubona. Kristo arakuzi, akuzi kuruta uko wiyizi, akuzi kuruta n'uko ubitekereza, akuzi kuruta n'uko ubizi. Ahubwo ukeneye kumenya Kristo, iryo banga ntabwo ari urizi. Ukeneye kumenya Kristo, reka nongere nkwishire kano kabanga. Wowe ukeneye kumenya Kristo, Kristo arakuzi. Numushakana umwete azabimenya, numushakana umutima ukunze azabimenya, numushaka ukeneye gukiza ubuzima bwawe nabwo azabimenya, numushaka ukeneye ko ubuzima bwawe buhinduka nabwo azabimenya. Uko Kristo mukeneye nika kwiyereka. Abari aho ngaho bari bakeneye kubona Kristo nk'uwo bashungereye, nawe abiyereka nyine nk'abamushungereye. Ariko hari wari wicaye mu giti hejuru aho ngaho, abongo byaga byakunda uyu Kristo ko ndimo ndamwumva, uko numva agera yindi ubuzima bw'abantu, uko numva agera akiza ubugingo bw'abantu, uko numva arimo arahumura impumyi, uko ibirema birimo birahaguruka, byanga byakunda. Mfite ikibazo maranye imyaka, umutima wanjye nta mahoro ufite, umutima wanjye warazengerejwe, nambuye abantu ngira ngo bizampesha amahoro ndayabura, nahemukiye abantu ngira ngo amahoro nzayabona, amahoro ndayabura. Ariko byanga byakunda uyu Kristo, byanga byakunda ari buze kumpa amahoro. Basi ninabona mu maso ye gusa ndeba uko asa, biraza kumpesha amahoro, biraza gutuma mbona amahoro, biraza gutuma nakira imibereho, biraza gutuma ubuzima bwanjye bubona impinduka. Kristo afata umwanya we ngo abari aho ngaho bose n'abari bashungereye bose ngo abacamo hagati, aratambuka, atambukana na Zakayo n'abigishwa biwe. Zakayo aragenda akingura Kristo, aramwicaza. Kristo baraganira ndetse baranasangira. Wowe Kristo mu mutima wawe waramukinguriye? Wicaje Kristo mu mutima wawe ubura ibyo urimo mushakaho? Kristo wamwicaje muri wowe umuburana amahoro? Kristo wamwicaje muri wowe uguma kwambura abantu biragukundira? Kristo wamwicaje muri wowe ugumya guhemukira abantu biragukundira? Impamvu kiri guhemuka, impamvu cyambura, impamvu ugenda ugikora bimwe bya kera kandi ubana na Kristo. Kristo ntabwo uramukingura muri wowe, wamushyize inyuma y'umutima wawe, wamushyize inyuma y'umuryango, waramushungereye umwiyereko ko nguko. Ariko icyo ngusaba muvandimwe, icyo ngusaba mwene data, uri murankurikirana wese aho uherereye hose, igihugu waba urimo icyo ari cyo cyose, umugabane uriho uwo ari wo wose,
Kristo mwinjize muri wowe. Niwamwinjiza muri wowe nta burwayi buzongera kuzingereza. Impamvu uburwayi bukwita hasi bakagusengera bikanga uyu munsi ugakira ejo kongera, Kristo ntanga ari muri wowe. Impamvu cyambura abantu kandi uba mu rusengero, wicaye mu rusengero ukagumya ukambura abantu, Kristo ntanga ari muri wowe. Urimo urashungera gusa, ntaho Kristo aragera muri wowe. Ndakubwiza ukuri nigendere. Yesu nashimwe cyane. Nako ndakubwira ukuri kwa kubatura. Ndakubwira ijambo ryaguhesha kuguhesha umugisha, ryaguhesha ubundi buzima, ryaguhesha indi mibereho, ndetse ukakira ubugingo buzima, ukaba umuzima, maze Yesu Kristo mukagendana mukabana, maze ubuzima bukagera gute? Bugahinduka mu izina rya Yesu. Fata icyemezo nawe isuzume, ibaza impamvu wicara mu rusengero, impamvu uba mu rusengero, impamvu usaziye mu rusengero, ariko imico akaba ari yayindi, akaba nta mpinduka yigeze ubona. Kristo ubwe ni impinduka. Iyo yageze muri wowe ubuzima burahinduka. Fata umwanya ubitekerezeho, ibaza impamvu uba muri korari, ubuzima ukaba butarahinduka, imico akaba ikiri yayindi, ukaba ukiri umubeshyi. Uyu munsi ndaza muri repetition ukabikarangira utaje, ugatanga impamvu zidafatika, ukabeshya, umwaka ugashyira undi ukaza, nawe bitekerezeho. Nuko Kristo ntabwo arinjira muri wowe mu budiyakoni, uri umuvugabutumwa, uri umushumba, ukora umurimo w'Imana mu itorero, uri umuprotokole, ariko ntabwo ubuzima burahinduka. Uri mu murimo wa Kristo, ariko Kristo ntabwo arinjira muri wowe. Uri mu bikorwa bya Kristo, ariko Kristo ntaraba muri wowe. Ukeneye ko Kristo yinjira muri wowe. Niyakinjira muri wowe byose bizagenda neza. Niyakinjira muri wowe byose bizatungana. Niyakinjira muri wowe ibyo urimo uratekereza, n'ibikuraje inshinga, n'ibituma udasinziriye, ibyo byose Kristo yageze muri wowe birahinduka. Zakayo Yesu yakira amahoro, Zakayo yakira agakiza, akakiza gatahiwe, agakiza gataha mu mutima we, ahita abohoka, ahita yakira ubuzima. Nta kintu cyabiteye, nuko Kristo bageranyiwe, nuko yakinguriye Kristo amwinjiza muri we, amwinjiza iwe, maze Kristo nawe amenya icyo Zakayo yarakeneye, amuha amahoro, aramubatura, aramubohora, ndetse nabyo n'ibyo Zakayo byose atamuhesha umutima wo kubisubiza abo yari yarambuye bose, maze Zakayo yakira ubundi buzima mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Giye gusenga ariko bitekerezeho, ese Kristo ko kari muri wowe? Yabaye muri wowe ubuzima ntibwahinduka? Yabaye muri wowe imibereho ntiyahinduka? Kristo yabaye muri wowe imico iguma ari yayindi? Kristo yabaye muri wowe uguma muri wa wundi? Kristo yabaye muri wowe uguma umeze nk'abandi bari hanze? Oya, Kristo ntari muri wowe. Ukeneye ko Kristo aba mu buzima bwawe, yaba muri wowe ukakira amahoro, yaba muri wowe ukabatuka, yaba muri wowe ukakira ubuzima, ukakira ubugingo mu izina rya Yesu. Giye gusenga ariko bitekerezaho, Yesu abe muri wowe kandi umushakane umwete, ufite intego yo kwagukiza. Ndabona gukira mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, nkuko wageze kuri Zakayo ukamuhesha gukira ndetse ukamuha n'agakiza, abiheshejwe nuko yakwizeye akizana kugira ngo arebe mu maso yawe, yagize ishyaka ryo kugira ngo akubone, amenye Mesiya uwo ari we. Niko nsabiye abantu bose aho baye hose, n'imigabane bateye ari yo yose, n'ibihugu barimo ibyo ari byo byose, ukwizeye wese muri iri jambo akaba agize ishyaka ryo kugira ngo umukize, akaba agize ishyaka ryo gukingura umutima we ngo winjiremo, maze ukoremo isuku ya bya bindi byose byatumaga atabona amahoro. Uwo muntu wese musabiye ko winjira muri we, maze akakira Kristo muri we. Kristo injira muri buri muntu wese ukwizeye kubwira ijambo, wifuje ko waba muri we, ukaba muri we, akaba muri wowe, amagambo yawe akaba muri we, maze icyagusabye cyose ukabasha kumwumva. Abantu bose uzabumvire. Kandi nsabiye mugisha umuntu wese ufashe umwanya wo gukurikirana iri jambo ryawe, ni ukuri nawe yakire gukira, yakire imibereho, yakire izindi mbaraga zizamukomeza ku munsi mubi no ku munsi w'amakuba. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, urakoze Yesu. Amen. Shalom, shalom, shalom.